yego abantu benshi bajya muri business batiteguye mu mutwe batazi intambara zirimo niyo mpamvu abantu benshi bageramo akarizayininga nta gihe kirashira ikintu ubanza gukora rero urabanza ukadefininga ugasobanukirwa neza neza n'impamvu hagurutse tugifatanya n'umutumirwa mfite ngira ngo abanze abasuhuze abibwire hanyuma dukomeze mu kiganiro ni karibu urakoze turabashimiye nitwa Bagire Eugene hanyuma ndi umucuruzi ndizera yuko mu kubibwira ibyo bihagije murakoze murakoze cyane Bagire Eugene niwe mutumirwa turi kumwe aratwibwiye atubwiye ko ari umucuruzi ariko wenda icyo nakongeraho nuko twanakoranye mu kazi ofisi ziri hamwe hanyuma akaza kusohokamo akajya mu kwikorera uyu munsi akaba ari umucuruzi nayo mpamvu natekereje ko rero ari umuntu ufite inararibonye wabasha kudusobanura wabasha kutumara amatsiko kuri iyi nsanganyamatsiko y'urugendo umuntu akora ava mu gukorera abandi ajya mu kwikorera yaba kwikorera cyangwa gushinga business ye tudatinze rero ubundi urwo rugendo rumera rute kugira ngo wenda udukurikiye yumve abasha gukurikira iki kiganiro abasha kuvanamo icyo twashatse ko avanamo urwo rugendo ubusanzwe rumera rute urwo rugendo ni urugendo nk'izindi ngendo zose umuntu ajya muri gare narwo rwabamo ni ukuvuga ngo ikintu kiba gikomeye ni ukumenya impamvu uhagurutse no hari impamvu uhagurutse hari kumenya iyo ujya of course kuko uzi aho uturutse ni urugendo rero rurimo byinshi ni urugendo rusabwa kwitegura bitandukanye nuko abantu benshi babitekereza ni ukwitegura mu mutwe ukamenya impamvu uhagurutse ukamenya iyo ugiye kandi ukaba uzi neza neza ikikujyanye mu ijambo rimwe rero ni urugendo rushoboka icyo ni kimwe icya kabiri nubwo mbona abantu benshi babitinya abantu benshi tuganira barambaza ngo ko abantu benshi batekereza kwikorera bavuye mu kazi kubera iki abenshi bibananira icyo ni ikibazo rwose nari kubaze nanjye hari abinanirwa banagerageje kubera icyo abantu usanga banabikunze ariko ukazasanga gutera intambwe yo kubikora ari ikibazo biroroshye nta kindi kibitera ni umwuka w'ubwoba ni umwuka w'ubwoba kandi uyu mwuka uri rusange umuntu wese ujya aho atazi agira impungenge z'aho agiye icya kabiri kibitera buriya umuntu atinyuka ikintu cyangwa akagitinya bitewe n'amakuru afite abantu benshi bahagurutse bava mu kazi reka mbivuge mu ijambo rimwe mu kazi ni muri comfort ni ahantu umuntu aturije noneho kugira ngo uhahaguruke ujye ahantu utazi ku kwezi kumwe nta muntu mwasezeranye ko ari buguhembe mbega umuntu ahita ashushanya ukuntu ku kwezi kuzagenda kumva ntabyumva ngira ngo uwo mutuzo wanavugaga ni uko nyine umuntu aba afitanye amasezerano n'umukoresha uzi ku kwezi ni gupfa ari bushyireho ikintu n'iyo comfort navugaga yego hanyuma ikibazo gikomeye cyaba ni ikihe icyo abantu benshi bibeshya ko ari comfort ntabwo ari comfort ahubwo ni risk kuguma muri ka kazi ni risk gute rero impamvu ari risk kurusha kukavamo n'iyi
biroroshye ni umukoresha yakugeneye umushahara ariko twese turabizi abantu benshi bajya ku kazi mu gitondo aho nakoraga byigeze kuba ugasanga iretere uyu muntu ubuza akazi agiye kugira ibibazo bibiri icya mbere afite ikibazo kimeze nk'icya wundi wagasezeye kuko bose nta kazi bafite umushahara urahagaze icya kabiri abuza akazi atateguye yuko yagombaga kubura mu mutwe ntiyiteguye ntabwo yiteguye batandukanira hehe n'abagire wasezeye kuko njye narasezeye bagire avuye muri comfort abuza akazi ariko byibuze mu mutwe we yiteguye ko abuza akazi aba bantu bombi rero ibi bibazo byabo biratandukanye njye nkabona ukarimo atagafitiye garanti kuko ibyasinye birasinyurwa niba uri kuri risike kandi bisinyurwa kuri levels zose waba uri deje waba uri umukirina waba uri umuzamu hari igihe tubona yellow paper itambutse cyane hari ugiyemo hari uvuyemo of course kuri yellow paper ntabwo twabikompara kuko hari gukora akazi ariko hari no gukora inshingano uraduhiye itandukaniro ndavuga hari ugukora akazi uhaha ushaka ibigutunga ariko hari no gukora reka twongeremo gukora umuhamagaro reka twongere gukorera igihugu of course aba bantu bose barakorera igihugu ariko hari umuntu tujya tubibona bakakubwira bati runaka yabaga mu kazi aha n'aha yahembwaga ya n'aya ariko bamwapointinze kuri levi n'iyi kandi bahemba ya n'aya uyu muntu ntabwo agiye gukorera amafaranga kuri level bimanutseho amafaranga kubera inyungu ubushobozi bamubonamo n'umwanya agiye kujyamo ubwo navugaga kuri yellow paper ibyo ndemeranya nawe kuri yellow paper ho biratandukanye noneho turimo turavuga wa muntu wahagurutse agiye gukorera amafaranga agasaba akazi agakora ikizami akamenya umushahara urimo akawemera abo rero kuri level byaba biriho yose uyu muntu ashobora guhagarikirwa iyi kontara yaba terminated at any time actually muri buri kontara harimo iyo clause ivuga termination of contract igihe uru ruhande rutagize ibi n'ibi uru ruhande rugira ibi n'ibi bivuga ngo iyi kontara ishobora kuba terminated ishobora guhagarara ikibazo kiribaza ngo kontara niba ishobora guhagarara umukozi yiteguye bingana iki reka nkubwire ikintu hari igihe ushobora kuvuga sorry wenda icyo kintu ntukibagirwe ariko hari igihe ushobora kuvuga ngo umukozi yiteguye bingana iki umuntu agahita atekereza ngo afite igishoro kingana icyo ajyanye hanze ntabwo ari ikibazo cy'igishoro njya mbipfa n'abantu hari umwana mperutse guhamagara nari muzi Kigali muhamagaye arambwira ngo ari mu ntara ndamubaza se umwana muto nkawe wagiye mu ntara kugira gute ko opportunities nyinshi ziri Kigali arambwira ngo yagiye mu rugo ngo kuzana amafaranga y'igishoro ndamubaza ngo igishoro cyo gushora muki arambwira ngo simbizi nzabitekereza namaze kubona igishoro ubwo yagiye gusaba 8 awugurishe ndavuga nti warabicuritse babanza kumenya icyo gukora barangiza bagashaka icyo kugikoresha none wowe ugiye gushaka icyo gukoresha ikintu utazi icyo uzakora no mu guhaguruka rero ntabwo ikibazo ari ukubanza kwegeranya kapitali ikibazo ni ukubanza kwitegura mu mutwe ibyo nibyo navugaga ngo aba bantu bombe bavuye ku kazi umwe ariteguye uwo birukanye ntabwo yiteguye gusufura rero ko uyu muntu utiteguye kuba kabiri kuba kubera yuko yatakaje akazi cya kabiri bikaba kubera yuko yagatakaje atiteguye n'umutima ushobora guhagarara hari n'abahemuka kubera amakuru mababwiwe akaba yahemuka mu kazi cyangwa se agahemuka n'ahandi kubera yuko mu mutwe yabaye disturbed hari icyo waravuze uvuga uwo muntu wagiye gushaka igishoro mu cyaro kugira ngo agaruke Kigali ashaka icyo gukora wowe uravuga uti warabicuritse wagomba kubanza gushaka icyo kumenya icyo ugomba gukora ukamenya icyo bisaba ukabona ngo umuntu yabigenza ute ngo amenye ngo arajya muri iyi domaine biroroshye
domaine umuntu yanayimenya nyuma ariko njye navugaga kwitegura mu mutwe. Yego. Abantu benshi bajya muri business batiteguye mu mutwe, batazi intambara zirimo. Niyo mpamvu abantu benshi bageramo akarizayininga nta gihe kirashira. Kurizayininga no kuvuga ngo ndabiretse, ahubwo agasubira gusaba akazi. Noneho ikintu gitera impungenge abantu bari mu kazi ni abantu bakavuyemo bakazagaruka bihungura ku matwi bavuga bati biri hano hanze umuriro urotsa. Kandi inshuro nyinshi yanagarutse ntago agaruka kuri level yarageze. No. Atangira rwose ni ukuvuga mu yandi magambo yakoze ikosa rikomeye. Iyo aguma mu kazi experience yakabaye afite mu kazi ubwayo yakabaye ari nziza. None yavuyemo aho kugira ngo agende akora ibyo agomba gukora birangira aradizatinze. Nagaruka rero azatera ubwoba abo yasizemo batekerezaga kumukurikira. Abo ngabo biterwa n'iki? Umuntu wateye intambwe bwabwo baraburenze aragiye ariko agarutse yihungura amatwi nk'uko bivuga. Kandi nabo si bakeya hanze aha, benshi cyane. Biterwa n'iki? Biroroshye. Reka tubanze turebe umuntu yitegura ati. Navuze ko amafaranga atari cyo guheraho nka kapitali, ngo uvuge ngo mfite kapitali. Abantu bose basezera akazi bafite kapitali y'amafaranga baba bagiye kwishyura minerval. Ayo mafaranga barayatwika byanze bikunze. Abagiye kuyashora mu kintu ataramenya neza agashya cyane rwose. N'udukurikiye yarabana aba byiteguye ko ashobora kuzamubera minerval. Kwitegura mvuga ntabwo mvuga amafaranga. Icyambere urabanza hari ikiganiro twigeze gukorana nkubwira points eshatu. Nazanyemo wish, nzanamo desire, nzanamo na burning desire. So urabanza ukamenya ikitumye uhaguruka. Niko kwitegura mvuga. Bigahera mu cyifuzo. Ubundi ndashaka iki? Ucreating icyo bita why. Umwigisha wanjye zajya nkomeza mugarukeho yarambwiye ngo igihe why yawe itarengeje ubukana ibibazo uzahura nabyo uzagaruka wanze ukunze. Impamvu iguhagurukije iyi itarusha imbaraga challenges cyangwa ibibazo uzahurira nabyo mu nzira uragaruka. So ikintu ubanza gukora rero urabanza ukadefining ugasobanukirwa neza n'impamvu uhagurutse. Urabyumva neza? Warangiza iyi mpamvu ukayidefinisa. Ese iyi mpamvu izatuma ndwana urugamba rwose rushoboka ruri hano imbere? Abenshi banasohoka batazi ko bagiye mu rugamba. Umuntu abazi ko agiye kubera muri kontra ubundi umukozi akira mu kwezi kwa mbere. Ukigera mu kwezi kwa mbere iyo baguhembye uhita uhindura teni, ugahindura ibintu byose, ugahindura. Baravuga ngo karushye sawa. Twebwe rero mu bucuruzi iminsi ya mbere no gutwika intoki, no gutwikiramo zigashya, uzishyiramo zigashya. Kubera yuko urimo urakora ibintu bishya. Urimo urakora ibintu bishya. There is no system, nta system ihari usanze. Mu kazi uba winjiye muri system. Bakwicaza ku mashini bakakubwira bati uzajya ukora ibi. Mu yandi magambo winjiye muri system. Iyo ugiye muri business uba ugiye gucreating a system. So mu gucreating a system rero bisaba kwihara. So iyo why impamvu itumye usezera akazi. Iyi mpamvu yakubujije gusinzira. Iyi twita burning desire. Iyi idafite ubukana burusha ibibazo uzahura nabyo ugaruka wihungura ku matwi. Ushya intoki ugahita cyane rwose usubirayo. Cyane rwose uradizatinga da. Kandi iyo ugarutse uzuvuga ngo nako gukoropa nakemera. Kubera yuko confidence wasohokanye ziba zashize. Urumva wari umuntu w'umukozi wiyubashye ukorera muri office irimo AC, hanyuma utangiye kubona ukwezi guciyeho biraciyeho nta kintu winjiza,
ugahita ugira ukabona ko no kuburara bizamo urakuringa nibyo tubanza nabyo biraza nawe se wabinyuzemo why not why not ntabwo business ya mbere ari iba successful nta rugero na rumwe wampa rw'icyo wanyuzemo kuko ndabizi nabibwiye abadukurikiye ko twari hamwe muri ofisi wari muri ofisi itafite ikibaye umushahara mwiza ndabizi neza nuko umubare ntawe uvugira kuri kamera ariko ni umwe mu mishahara myiza muri iki gihugu urasezera nta kibazo ufite ntawe ugusezereye uragenda ujya muri business ni nk'ikihe kintu wahuye nacyo ukavuga utahanga hano ntwitse intoki zanjye nakabaye nanasubirayo ariko sindi busubireyo biroroshye icyo ndagisubiza ariko reka mpere mu guhaguruka mu guhaguruka I was burning inside me ni ukuvuga ngo imbere muri nge harimo umuriro utwika ubushake impamvu uwo muriro watwikaga ni uwuhe nibyo narebaga nshaka kugeraho kandi nkabona umushahara ndimo guhembwa untwara muri sense opposite nabonaga nta n'amahuriro nubwo twawitaga mwiza ariko witwaga mwiza ariko ntabwo wanjyanaga iyonja noneho rero niba uzi ko ugiye mu Mutara ukajya muri gare ugatega imodoka by mistake wajya kubona ukabona ikugejeje kuri Nyabarongo ukabona urambutse ukakambye ku Ruyenzi ugashiduka ugeze Gasarenda ugashiduka urimo wereke icyo usabwa ntabwo ari ukuvuga ngo reka mpebere urwaje uhagarika shoferi kuko urimo urajya ahantu hatariho ugatega indi ukagaruka ubabaye ugakoresha igihe kinini ukagera kuri point de départ aho wahagurukiye noneho ugafata direction nshya guhaguruka neza ugana urumva uburushyi burimo bihuze rero nibi ndabihuza nibi jewe kuva ndi muto nari nzi icyo nshaka nari naradefininze uwo nshaka kuba we ni nacyo cyanjyanye kwiga ndiga ndarangiza revo nashakaga kugeraho ndayiga ndayirangiza ndangije njya mu kazi nibwira ko ngiye kubona kuba wa wundi nashakaga ko mbawe ngiye gusanga nacyo cyatumaga mpindura akazi nibeshyaga yuko guhindura akazi nkabona kandi byambere igisubizo bikantware mu nzira njyamo nsanga nta n'amahuriro nsanze nta mahuriro ndavuga ngo rero nta mpamvu yo kuguma muri bisi iterekere yonje biri bunsabe kukubaza ngo iyo shusho wari ufite mu mutwe nihe kubera ko mu kazi nge nabo umuhamya yuko wari mugana kuri success mu kazi wayoboye wari muri serivisi z'imari wayoboye branch wayoboye ikigo wageze muri senior management kubera iki wabona gutagana huye mu bijyanye na titre nta kibazo nari mfite intebe yikaraga na positions zose nazinyuzeho yego kugera kuri general manager niyo contract yanjye ya nyuma y'akazi yego general manager aho ni muri position ariko jewe ntabwo ikibazo cyanjye cyari position ikibazo cyari take home mu mufuka haravamo iki bagire atuye umushahara winjiza inzu utuyemo uranyumva neza famiye ye yaba yavukamo niye bwite umugore n'abana ayimariye iki uyu munsi ndakiyimariye nisa kubera yuko ndimo ndaprovidinga ibikenewe ariko se ni nacyo kintu ntekereza ko abanyamushahara benshi batajya batekereza niba nagerageje gusevinga amafaranga it was hard for me sinzi abandi uko babigenza nariyimye nakoze ibishoboka byose nariye nafashe inguzanyo kugira ngo ngerageze kwiyubaka ariko at the end of the day nareba savings nkasanga zitazantunga mu masaziro igihe cyose rero abantu bategura igihe ari uko bakigezemo jewe igihe cyose natekerezaga retirement kuko nabanye n'abantu bakuze nkareba imisazire y'abantu nakwibuka ukuntu babayeho nkumva binteye impungenge noneho nkavuga
niba mpembwa nkabaho neza nkatwerera nkicara imbere mu bukwe ariko se mu by'ukuri ko ari uyu munsi nkiri active nkaba nshobora gukora igihe nzaba ntakiri active ni igiki kizambesha ntumbwire pansiyo ntabwo nayirebaga pansiyo mu kigo cy'ubwiteganyirize pansiyo ntabwo ariyo narebaga nararebaga ngo nzashobora gusustaininga buno buzima ndimo kubamo uyu munsi mu gihe nzaba nagiye muri retirement none se ntegereze retirement igere mbone kuyitekerezaho cyangwa nyikorere uyu munsi nkifite imbaraga ngiki kintu kimwe mu byatumye nsezera hanyuma ukambaza uti niki wahuye nacyo yego kimwe mu bintu wahuye nacyo kabisa ukumva ni nk'intare uhuye nayo mu nzira yakabaye gusubizayo biroroshye maze gusezera akazi nagerageje business zitandukanye yego nagiye Mombasa nacuruje telefone nacuruje kenkayeri nacuruje ibintu bitandukanye nkiva mu kazi naratekereje ndavuga ngo abantu bamenyereye nk'umuntu uri muri costume udrivinga uwo muri office none ubuzima ngiyemo ntabwo bunyemerera costume birasaba kuzinga ishati birasaba gushyiramo ingofero n'ubu ngiriya birasaba kwambara jinx n'ubu ngiyi birasaba kwitwara nk'umucuruzi ushobora guterura igihe bibaye ngombwa nta uteruye na karuvati ubundi ushobora guteruriramo nayo ukayifatiramo byansabaga guhindura lifestyle ndavuga ngo nimpindura lifestyle ndi hano it will be a big challenge abantu bazibaza ngo ni gute umuntu ava muri comfort akaza kwihandisha imibabaro bintera kuvuga ngo reme extend reka nigire hirya gato hanyuma ubwo buzima bwo kubaninga intoki no kupima imisumari nje kubikorera hirya bisaba yuko mva mu gihugu udahunze ikindi kintu cyari cyo cyose ngiye kwiga ubucuruzi ngiye guhindura lifestyle ngiye kuva muri office nkamanuka nkaba umucuruzi wa kenkayeri ushobora gupima isima nkoresheje igitiyo nkura ndimo gupima ku biro curuza kenkayeri Uganda icuruzanya no mu damu wanjye turakora ariko twiyibagiza yuko iyo atari domaine yacu turahomba icyashobokaga cyane ni ukwapurayinga no gusaba akazi ushiduka utakibasha gusubira kurangura ntabwo warangura ni ukuvuga ngo ku isoko haba realite zaho umucuruzi usanze ku isoko ubimenyereye ashatse gukingisha imiryango market aba icyo bita market share aba yifite yose iyo ushatse kwatakinga market ye ashatse amanura igiciro we nubwo yabisubiriza kuyo yabiranguye you can't afford nuko nguko twavuye ku isoko tumaze kuva ku isoko of course ntabwo umutima wabura kukubwira ngo ko wize ko diplome igihari na ko diplome batayitwitse ko banki nshya zirimo ziza why can't you apply ariko ndavuga ngo nubundi ni ugusubira inyuma njye nabyitaga gusubira inyuma kujya kwa applyinga new position nkabibona nko gusubira inyuma ndavuga ngo icyaba cyiza ni ukuraswa ngenda ndakomeza ndagerageza iyo byanzaha ujya byakwangaha ukajya byakwangaha ukajya ikinejeje n'abantu batagira ngo ni intambara zibamo gusa dukubiti kumwe hakagira umwaka umwe wa success ukaguhoza amarira ukibagirwa ya myaka wamaze kandi uwo mwaka ugashobora kuguha bagaje ishobora kugutunga mu yindi myaka ibiri iri imbere igihe akazi kataraboneka ikibazo kiribaza rero ngo warumbajije intambara nahuye nazo ndazikubwiye icyankomeje nta kindi nuko nziyonja ni bwa buzima wifuzaga cyane rwose wifuza kugira uyu munsi n'ejo kandi ukabuha n'umuryango wawe cyane rwose noneho tugana ku musozo kubera ko
ikiganiro cyacu tuzakomeza kubiganira mu bihe bitandukanye. Tugana ku musozo, abantu bari mu kazi, ku mushahara w'abandi bantu, kuri kontara z'abandi, mu kazi bakorera abandi, ariko banyuzwe, batuje, banareba ikivamo, akamenya ukuntu agitera imirwi, akagira utwa sevinga n'ibyo akemura, ariko akaba aratuje. Iyo burning desire n'icyo cyifuzo wavuze akaba ntacyo afite. Uwo muntu umutekerezaho iki, mugira nama ki? Ibyo ni byiza, ibyo ni byiza, kuko twese dukora kugira ngo tutuze. Niba tuje ntabwo ngiye kumusaza, kandi yaratuje, ariko nagira ngo twibukiranye kuri ibi. Narebe ku maherezo ye. Niba umushahara ushobora kumufasha uyu munsi, ukazamufasha no mu gihe kiri imbere atakiri active, atakizinduka ajya ku kazi, it's okay. Hari igihe umuntu abibara akavuga ati muri pansiyo nge nzajya mbona 20% wongeyeho 2, akavuga ati none nzaba mbona nka 50% by'umushahara mfite uyu munsi, nta kibazo. Niba bizamufasha, it's okay. Na inflation y'icyo gihe ni biki? Icya kabiri, abanyamushahara benshi, nanjye nyiriwe, nge uyu munsi ndacyariwe, wowe uyu munsi uracyariwe. Mba numva mfitanye nabikibazo. Kimeze gute? Majority y'abanyamushahara bagiye ku ishuri, barize, yego, ni nacyo gitumye uyu munsi bari muri comfort barimo. Ariko igihe bajyaga ku ishuri, hari umuntu warimo kwirya akimara kugira ngo bajyeyo. Cyane. Iyo ni ya miryango yacu. Sate nabatubyaye, cyangwa se nabo tuvukana, hamwe ushobora kubuvukana n'umuntu mukicara mukajya inama, cyangwa se akabyibwira mu mutima, akavuga ati reka ndeke Mabra ajye kwiga, wenda azaza dutabare, ariko nanjye reka nsigare nsananiye umuryango. Ye kuzabura itike imujyana, ye kuzabura itike, yo kuzabura, ndetse yaranagusuraga. Ikibazo gikomeye dufite, iyo tumaze kurangiza ishuri tukagera muri aka gakomfort, nuko nkita, dutangira kwirebaho twebwe, tukareba no ku bana twabyaye, tukibagirwa aba bantu badufatiye runini igihe twajyaga ku ishuri. Iyo twibeshye tugashaka kubashyiramo, ntibivamo. Iyo ushatse kubashyira muri wa mushahara, uko ungana uko ariko kose, ntabwo bivamo. Umunini cyangwa umuto, ntabwo bivamo. Noneho ukuntu birangira ubaye igicibwa mu ibanga mu muryango, kuko bo bagutekereza nk'uwakize, kuko ufite imodoka, ugenda uzunguza kontake, wambara karuvate na costume, bivuga ngo kuri bo bakubona nk'umuntu mu muryango wabo wamaze gukira. Ariko wowe inside urabizi neza ko uhora kuri tangente, urwana no guhuza impera z'ukwezi. Urwana no guhuza impera z'ukwezi. Bishaka kuvuga rero ngo abantu benshi baturijemo hariya, majority, simpakana yuko atari umuntu ushobora kuba kubera umushahara akemura ibyiwe, akanabasha gukemura n'ibindi, akabasha no gufasha izo extended families uko abishoboye. Ariko hari abandi birebaho ku giti cyabo, bakibeshya yuko umuryango wabo ari umugore we n'abana be. Bivuga ngo aho naho kwitondera cyane, nabyo abitekerezeho. Icya mbere, atekereze ku iherezo igihe azaba atagikora. Icya kabiri, atekereze ku bantu bamusapotinze kugira ngo ajye ku ishuri. Nibutse ko twigeze kubiganira, ukambwira ko ngo uwo muntu wireba hakumva ari muri comfort, akaguma muri iyo comfort, ari selfish. Baba bikunda rwose. Ni umuntu wikunda. Umuntu wikunda. Ni ukuvuga ngo niba uriye, umushahara wawe washoboye kuguha basic needs, ufite aho utuye, shelter, ufite ibiryo, ufite imyambaro, ibi bintu bitatu, warangiza ukumva unyuzwe nabyo, warangiza ntutekereze mukuru wawe witanze kugira ngo ujye ku ishuri, nubwo yaba yarasigaranye ababyeyi gusa,
wowe ukajya ku ishuri none ubu ngubu none ubu iyo abantu bamuganirira uravuga ngo no he is stupid he is stupid ziriya nzoga ze jewe I don't no yitanze mu gihe cye yitanze mu gihe cye he is not stupid. Ukaba uvuga ko rero uyu muntu ashakishije uko akora business ko yikorera ubushobozi bukaza bukaguka bukaruta umuntu abasha noneho gukemura ibyiwe akaba yabasha no ku ubwo rega ndavuga umuryango ariko reka turebe ku bintu bitatu reka turebe ku muryango wawe uyu ufite mu rugo reka tuvuge ngo rwose kuko ari utaha bode yawe okay reka turebe umuryango uvukamo yego wabyumvise reka tugere kubasenga tugere ku itorero ryawe hari abantu bari bagufitiye icyifuzo bavuga bati mwaruhutse ni ukuvuga ngo ugaraduwetinze baraserebuye bavuga bati aya ni amaboko itorero ribonye ubamariye usibye kubacarenginga kubereka yuko they are like roko uzi igifaransa n'icyongereza no input yawe yakaba igaragara ku rusengero kuko hasigaye habaye umurisansiye kera nawabagayo none reka tujye ku gihugu ibi bintu byose biri ahantu ugire ngo biramera byubakwa n'abantu wowe wumva ko wize wumva uzubaka iki umuntu abashe gushyiramo iki uzubaka iki uzasiga iki naha umuntu agipfundika wa mushahara wanyumvise uzasiga iki naha ku buryo igihugu kivuga kiti turimo turatera imbere rwose ntureba za Kimironko ntureba wubatse yiki niba rero abize aribo bari muri comfort bakaba barangizanya n'ukwezi what do you expect niki kizateza imbere igihugu ikindi iyi comfort mwahezemo ndavuga abanyamushahara aba bana bagraduatinga ntago mwababereye ikibazo gikomeye nimwe mwabonye kapitali mwakabaye musohoka mugatanga umwanya aba bana nabo bagashaka kapitali turimo turazibira bari inyuma yacu kuko bazagira ngo bifuze yuko mupfa kuko kudapfa kwanyu no kuguma mu kazi kugira ngo imyanya iboneke kudapfa kwanyu no kuguma mu kazi kandi ni mukagumamo ntago bazabona icyo bakora nkavuga ngo na leta yakabaye ishyiraho porogaramu byibuze kavuga bati umuntu akora imyaka iyi n'iyi abakuyemo ikintu asohoka ajya gushaka ibyo yikorera kugira ngo n'abandi binjire ngira ngo leta wenda ntibishyira mu mategeko ariko hari ukuntu ubona porogaramu zishyira imbere urubyiruko kandi koko nirwo ruba rugifite n'imbaraga zo gukora cyane zituma abatangiye kugera mu myaka igizemo ubwabo bibwiriza bakagira barabitinya hari n'ushobora gutekereza guhindura imyaka kugira ngo yo kujya muri retirement kuko adafite aho ajya akajugunya irangamuntu akagenda agashaka indi cyangwa se agahindura ibintu avuga ati genda cyakomeye atari uko akomeye ari ubwoba bw'ubuzima ananasinzirira muri office kubera age ariko ntacyo yashyize hanze so abo bantu rero nababwira yuko bakwiye guhagarika kuba selfish babyita kunyurwa manuma bagatekereza yuko hari abandi bantu benshi bari babatezeho ubufasha bafitiye ideni morale nubwo nta mafaranga bakugurije ariko byonyine iriya support baguhaga yo kukubwira bati komera shaho uzaba akagabo nawe wakabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi uba ari wadinga cyane cyane ngira ngo tugana ku musozo abadukurikiye cyane cyane bagenzi banjye tukiri ku mushahara mwumvise ibyo bagire atubwiye yambwiraga ngewe uri ahangaha ariko nawe ubyumve we kwirebaho wowe wenyine niba twavugaga noneho wa wundi unyuzwe harimo n'abandi bashobora kuba bafite ubushake nibo twigeze guheraho bafite ubushake ariko wenda butaragera hahandi butwika ngo umuntu atere intambwe ariko ako kantu usorejeho kuko ari ukwirebaho kuko ari ukwikunda ndibaza ko ari challenge ni akantu kaducalenginga ku buryo cya gitekerezo kijya kikuza mu mutwe cyo kugira icyo watangira cyo kugira intambwe watera ndakwankuraje rwose kutacecekesha iryo jwi ahubwo ugashakisha amakuru yose akuganisha aho wabishyira mu bikorwa dusoza nagira ngo nsabe umutumirwa wacu inama isoza waha abakurikira iki kiganiro bari mu byiciro bitandukanye
uyibagezeho dusoza. murakoze. Inama naha abakurikiye ikiganiro cyane cyane ku banyamushahara kuko nibo twaganiriyeho. Hari umuntu wigishije aravuga ngo umushahara ni imbuto, noneho akabwira abanyamushahara ngo nyamuneka ntimukarye imbuto. However much ibitekerezo ari byo bikora muri projects, ariko hakenewe n'icyo gusohokeraho. Ubwo rero umushahara nuhembwa ntugatekereze ko ari uwo gutogosa mu nkono gusa. Niba udashobora kuvamo ibyo gutogosa, n'icyo gusigaza wazasohokeraho kubera umutaka wo gusimbukiraho, umenye ngo you are at risk, uri muri risk zikomeye. Hanyuma wenda tuzongera tuganire ese umuntu akora iki mbere yo gusezera, nabyo nibyo kurebaho. Byaba bibabaje usimbutse nta mutaka ufite kandi urimo uva mu ndege ukamanuka Butosho. Gukomeza kuba hafi y'icano kubera ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye birushaho kubasunikira mu iterambere, kandi iterambere ririmo indangagaciro umuntu adashobora kwicuza. Murakoze naho utaha.